abayobozi b'ikipe Rayonsports nibisubireho pe kuko ibi ntacyo zabishobora nk'abafana b'iyi ekipe. No nibatuzanira abakinnyi. Wabonye ibintu byatubayeho ikipe ya Gasogi United, umuyobozi waba agenda avuye kuri televiziyo ngaradutsinda bibe. Umva iyo reaction wowe nk'umufana kumva ari byo. Ese niba nta mikoro ahari mu kipe Rayonsports ku buryo batabona abakinnyi bazima pe, wenda bavuga ko bahatana ku rwego mpuzamahanga, iriya mitoreze ya Mohamed Wade yo niyahe? Ni gute ukora impinduka zisa nkaho ari ukwikinira? Reaction abafana bagaragaje, mwabonye nka Ruvumba akinjiramo bonaga ko ari umukinnyi wari ukenewe cyane. Aho ni tiki kuki atamubanjemo? Sheri w'abareyo kuki batamubanjemo? Tuntu kwa bifu twa hato na hato agenda agirana n'abakinnyi ntabwo ari twiza to. Bizatuma ikipe Rayonsports ikomeza gutsindwa mu bintu bidafite agaciro. Shinge na rugero Mitima Isaac akijyamo, ubonye ko ikipe Rayonsports nibura hari akantu kagiye kiyongeramo. Rwose ubu wambwira uti mura rutahizamu ikipe Rayonsports yazanye Rayonsports Gomez, we aje gukora iki mu ikipe Rayonsports? Nta gitego twabonye. Reka tubyite kuba wenda ikipe Rayonsports itari ifite abakinnyi ba nyingizamwa, ariko hari n'ibintu bikorwa ukabona ko nk'abayobozi bafitemo uruhare. None se wambwira uburyo ikipe Rayonsports abakinnyi baturuka mu gihugu kimwe ndetse bari mu minsi mikuru bari kuryoshya n'ibyo turabyumva turabizi, bakubesha gute ngo waravunitse? Kandi mu bigaragara ubona ko aba bakinnyi igihe ikipe Rayonsports yakinaga nta mvune bari bafite, ariko bakazana inzitwazo zitumvikana neza. Ibyo mubona byo atari ikindi kintu ubuyobozi bwa Rayonsports bwagakwiye kuba bwatekerezaho? Umukinnyi ngo ni Simon Tamare, uwo ngo ni Joachim Ojera, niba udashaka kugurirwa mu ikipe Rayonsports abayobozi bamufatiye imyanzuro nimba baramujyana mu mategeko bikagaragara. Bikwiye guhinduka rwose, bikwiye guhinduka. Ikipe Rayonsports abayobozi haguruka ngo bashake igikombe cya shampiyona. Bizagorana kuko muri iyi minsi amakipe yose arakanuye.